badukurikiye kuri channel ya Evangeliste Bigirimana TV, nta kindi kintu kinyuzwa kuri iyi channel. Ni ijambo ry'Imana, ni ubuhamya, ni indirimbo z'amakorali. Muri hano masaha rero tugize umugisha udasanzwe. Tubonye umushumba sinabasha kumuvuga mu izina. Mushumba uraho? Muraho neza. Yesu nashimye. Yesu ahimbazwe. Wiriwe neza se? Ndashima Yesu. Zamura ikiganza usuhuza abawukurikiye. Turabasuhuje mwese abantu mukurikiye channel ya Bigirimana Laurent, ndetse ndasuhuza n'abari kuri Mos TV. Mwese umwami Yesu abishimire. Amen. Yego. Tutarinjira mu kiganiro, Mana dusenge Imana. Reka dushime Imana buri wese turi kumwe, turi kujyana. Ni umwanya mwiza wo kugira ngo dufatikanye gusenga. Twinginga Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Mana yacu nziza kandi Imana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje ko wemeye ko twongera kugera kuri uyu mwanya. Nyemerera umugisha umuntu wese ugiye kumva ikiganiro, bari kuri channel ya Bigirimana Laurent official ndetse no kuri Mos TV. Abantu bose bagiye gukurikira ikiganiro bazahembuke, bazagubwe neza, kandi n'ahandi bagikurikira hose bazabohoke, imbaraga z'Imana zizabonekeho, bazave mu cyiciro kimwe bajya mu kindi, amaboko yawe azabagaragareho, ineza yawe izaganze ubugingo bwabo. Turagushimiye rero ugiye gufasha twebwe twese mu kiganiro kugira ngo icyo tuganira kibe icyungura imitima n'ubugingo bw'abera, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Naguherukaga kera kandi haciye utunzi. Nibyo. Ndibuka ko ari uri mu bantu banyakiriye muri Kigali. Ndabyibuka. Wari waragiye musho? Naho nagiye mu by'ukuri, ariko urabizi ko hari igihe bitewe n'imiterere y'igihe abantu baburana. Ukaba uri mu nshingano z'umurimo w'Imana, kimwe n'uko nawe ushobora kuba uri mu zindi, kuko Kigali idusaba ko dukora umurimo w'Imana ariko tugashaka n'ibitubeshaho, kuko iyo bitagenze gutyo uhinduka nka ba bandi. Hari abantu nawe urabizi bahari bajya bavuga ngo Imana yababujije gukora, Imana yabimye uburenganzira bwo kujya mu kazi. Ibyo bintu rero bishobora gutuma cyangwa bikabakururira mu ntege nke zabatera guhinduka abasabiriza cyangwa abatera ibibazo abandi. Rero iyo uri umukozi w'Imana wibuka ko ufite inshingano yo kuvuga ubutumwa, ariko ukagira n'inshingano yo kujya kuboha amahema, niko Pawulo yavugaga. Imana iduhane umugisha. Ubwo rero niba utarambuze ndi mu murimo, ushobora kuba warambuze nagiye kuboha amahema. Imana ishimwe. Ndi kugenda nsobanukirwa aho wari buriye. Naho rwose. Ubona byemera se? Muri Yesu biremera. Ahandi ho ntago byakoroha, ariko hari umuririmbyi yavuze ngo nikomeze ku rutare naho ahandi ni umusenyi. Iyo rero twikomeje ku rutare ari rwo Yesu, biremera kandi dufite n'impamvu zirenze imwe zatuma tuvuga ko byemera. Ni uko tumaze imyaka itari mike muri Kigali kandi tukaba tuhabaye. Kuba rero tuhabaye nuko byemeye. Iyo bitemera twari gusubira iyo twavuye. Murakoze cyane. Mushumba, mfite ibintu byinshi nza kukubaza, kubera ngize umugisha udasanzwe. N'abadukurikiye kuri channel ya Bigirimana TV na channel yihe yitwa Mos TV. Akoze cyane. Ikibazo cya mbere kiri mu mutima wanjye, muri iki gihe insengero zifunze. Yego. Kandi hakaba hari abakristo benshi bamaze igihe kirekire batajya mu rusengero. Ni irihe jambo ushobora kubafashisha? Yego. Murakoze cyane. Ubundi turifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 11 umurongo wa 3. Haravuga ngo mbese iyo ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Hanyuma gusenga ni ukuhe rero?
Urakoze cyane, mbajije ikibazo gikomeye ariko kinaryoshye cyangwa se kinumvikana. Icya mbere, ifatiro buriya urusengero ni rumwe ni urufatiro rufasha umukristo kubaho mu buryo bw'umwuka kandi akabaho yegeranye n'Imana. Rero urwo rufatiro niba habayeho ko insengero zifungwa kubwo kugira ngo zubahirize amabwiriza cyangwa se zuzuze ibisabwa, nyamukristo afite inshingano yo kwegera Imana. Hanyuma aho ngaho nongeze hakomeye rero umuntu akwiye kwitekerezaho. Umwanditsi ndumva ari mu Bikorino yaravuze ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero za Kristo. Ugomba kuvana amateraniro mu rusengero ukayazana mu mutima, akaba amateraniro yo mu mutima, ndetse ugahinduka umuvugabutumwa cyangwa se umunyamasengesho uri kugenda wongera kumedita cyangwa kuza ibyo wariye mbere urusengero rugikora. Ndaza kubihuza n'ibyakozwe n'intumwa bari mu bice 16, aho Pawulo na Sila ngo bari bamenyereye nabo kuba mu rusengero, ariko baza guhura n'ingorane. Ntabwo izo ngorane nubwo zidahuye n'izo turi kunyuramo none, kuko none niba abakristo batari gusenga ariko bari hanze baridegembya, bari mu mirimo yabo, ariko Pawulo na Sila bo bari bafunze, bo bari muri gereza. Ariko ubwo ndi gushaka kuvuga ku kintu cyitwa impamvu ituma umuntu atabasha kujya mu rusengero cyangwa se kujya aho yasengeraga, kwinjira ahagufashaga mu buryo bwo gusenga. Pawulo na Sila ngo bahise baganira ikiganiro gikomeye, ngo bahana ubuhamya. Pawulo abaza Silasi ati ariko Silasi we, ndati ubundi iyo utari gusenga, iyo utari gusenga wavuye gusenga ni iki kigufasha? Aravuga ngo ndaririmba. Silasi nawe abaza Pawulo ati ariko ubundi Pawulo we, wowe iyo utari mu rusengero ibihe byawe byiza cyangwa ikintu kizana ibihe byiza muri wowe ni iki? Aravuga ati ndasenga. None rero bajya inama baravuga ngo tugiye kubikoresha byombi, turasenga tunaririmbe. Haleluya, amen. Baratangira barasenga, bararirimba, barasenga, bararirimba, barasenga. Ayo ni ya materaniro yo mu mutima navugaga, ngo barayakora kugeza aho iminyururu ngo bari baboshywe. Bibiliya itubwira ngo bari baboshywe, ngo bakingirane aho bita mu mbago. Mu mbago ni ukuvuga ngo ni ukujyamo ipingu amaguru n'amaboko. Yesu ashimwe. Amen. Amapingu ku maguru no ku maboko. Hanyuma aba bantu ngo bo bari bafite amapingu amaguru n'amaboko, ngo ariko ngo barasenze bararirimba. Iyo minyururu ngo iradohoka, irafunguka. Ubu tuvugana umukristo utari bwubaka amateraniro yo mu mutima biri burangire aguye, biri burangire acitse intege, kuko byanga bikunda. Bibiliya hari uko ivuga amateraniro yera, ivuga ngo ntimwikirengagize guterana kwera. Ivuga ngo rero niba umukristo atari buterane ntanafata umwanya wo kwegerana n'Imana, birarangira asubiye inyuma, asubire muri bya bindi, kuko icyuma nk'uko gityaza ikindi. Ngewe iyo muye nawe tuganira iby'urugendo, tugahumurizanya, nkakwibagiza imibabaro, nkanakubwira ni n'ibyo bintu urimo bizarangira, urwo rugamba rwawe ruzashira, bikagukomeza mu rugendo. Iyo rero ugiye kwigunga ukiherera wenyine, birangira Satani yongeye kugukururira bya bintu wari wararetse, bya bintu wari warasize, bwa buhamya wari waratandukanye nabwo, bya byaha wari warihannye. Satani yongera kukwinjiza mu cyo bita ubwinjiracyaha, yongera gutangira kubigukururira, akakubwira ko n'ubundi bintu wari urimo, biriya bintu bishobora no kuba n'ubundi bidasobanutse, biriya bintu urimo n'ubundi abantu bari kiritika. Dore abantu bari kubivuga ukuntu bari kuvuga ko abavugabutumwa babaye abayesikoro, dore bari kuvuga yuko abantu mu rusengero biba abandi ibintu. Rwose Satani nyine akuzanira amajwi, akakubwira ati kandi ibyo bintu urabibona. Rimwe na rimwe ukabona n'ingero z'abantu bari kugaragaraho izo kese, kandi koko ukabona babibashinja, bari gukurikiranwa. Wajya kubona ukabona birakomeye. Satani rero agahita akubwira ati wabyihoreye ibyo bintu. Ariko nagira ngo nongere nkubwire ngo gusenga ni impamvu umuntu adakwiye kureka. Gusenga ni umurimo umuntu adakwiye kwirengagiza, kuko gusenga biduha mudu tudashobora kuvana ahandi ariho hose. Gusenga tuvanamo mudu tutakura mu biryo.
Imana ishimwe. Gusenga dukuramo mudu tutakura mu mafaranga menshi. Utunga amafaranga menshi ntabwo byangana n'amasengesho. Ni ukuvuga ngo ibihe byiza, umuririmbyi yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara. Amen. Ngo nigiraho data ari muganyira ibyo nyene byose. Aravuga ngo mu bihe by'umubabaro. Amina. Ibihe byo gusenga bijya binahumuriza umuntu uri mu bihe by'umubabaro. Ibihe byo gusenga ngo bimumuriza umutima, ngatsinda ubukana bw'umwanzi ndi mu bihe byiza byo gusenga. Rero gusenga ni ingenzi mu buzima bw'umukristo, umuntu wamenye Imana. Reka nongere noneho nkubwire ngo nawe ushobora kumva iki kiganiro nushaka uba utasengaga, ariko rero nkubwire ngo kuba udasenga ni icyuho gikomeye mu buzima bwawe, utari wakubita uwo mudayimoni ngo akuveho. Hari ibizagukururukaho, hari ibyo bazagutereza bigufate, hari karande ziwanyu uzakururana nazo. Mbese ubu uzamera nk'imodoka ya moteri ntoya ikuruye igikeseriyeri kinini kiyirusha uburemere. Kubera iki? Iyo usenze hari ibintu widetashaho, wikuraho ibintu bya karande y'umuryango wawe, ibintu bagutongereye, ibintu utigeze ugiramo uruhare, ibintu mbese muri make utigeze witwereza. Urabyiyamura ugasigara urwana n'ibikurwanya byawe bingana n'igihe urimo n'ibyo urwana nabyo. Ariko yo udasenga ukururana n'ibindi by'ibyo bagutereje, by'ibyo bagucometse, by'ibyo bagusunikiye, ibyo bikarangira usigaranye ubuzima buri mu kaga, buri mu makuba, ugahora wiganyira, ibyiringiro by'ubuzima bikakubana bikeya. Ariko nagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe insengero zifunze, ntihagire umuntu urwaho Satani ngo bigufashe kwirara, kumva ko noneho ubonye umwanya wo kwihugiraho. Nagira ngo mbwire ngo nubwo wahuga, ariko Satani we ntabwo ahuze, n'ijisho rye ntabwo rihuze. Ikindi icyo yubikiriye kuri wowe, urwobo yacukuye ashaka kukujyanamo, ntabwo yigeze arusiba, ntabwo yarusibye, ahubwo nabona urangaye ararucukura none harugire metero nyinshi kugira ngo nakunaga mutavamo. Ariko turashimira Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Daniel ravanga abantu bazi Imana yabo bo bazakomera. Haleluya. Nibamara gukomera ngo bakore iby'ubutwari. None se niba insengero zifunze wakomeye? Kandi ikindi turi no kubwira abari hafi n'abari kure, hari n'abantu batari mu Rwanda, rimwe na rimwe usanga bitewe n'impamvu z'akazi umwanya we ntawe afite, ariko ntabwo yemerewe kuba ari ahantu bitamworohera gusenga, bitamworohera gutengarana. Ntabwo bimubwira yuko ari bureke gusenga, kuko gusenga ntabwo ari uko umuntu ajya ku musozi. Kuba ushobora kujya ku musozi bivuga ko utari busenge, kuba utari bujya mu rusengero ntibisobanura ko utari busenge, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana. Kandi kuganira n'Imana yaravuze ngo nimuyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana ishimwe. Muyikoreze amaganya. Ubu tuvugana hari abantu twayikoresha amaganya, tuyabikoreje bayatura nabi, banatubwira yuko batatubyaye Mana Data wa twese. Baravuga bati musigeho ibyo bintu byo gukomeza kutwikoreza iyo mizigo mubikira hariya. Umuntu ni kwamera, umwikoreza ibyawe akabiparika. Hari n'igihe akubwira ngo arabyikora atabyikoreye. Aho hantu mboneraho no kwerura abantu bahapfuye n'abandi. Umuntu akakubwira ati ndihira nkugire ku musozi. Nyamara Yesu yaravuze ngo umwenda wari ukingirije hera watabutsemo kabiri, ngo buri wese yegerereyo. Nyishyurira nkugire ku musozi. Wamuhareza rero yajyayo atajyayo, icyakubwiraga yuko gusa bitakoze nuko cya kintu n'ubundi cyagumaga kiguhanda. Cyamuhanda rero akaza akavuza indura akavuga ati yo, ati muntu namuhaye amafaranga yanjye arayarya ntiyagira icyo afasha. Urumva rero gusenga bizanagufasha no kumenya uko witwara, bizanagufasha no kumenya uko urwana. Nta n'uzakubwira ngo aragufasha, Imana ubwayo izakwifashiriza. Ndumva rero naho navuga ni icyo gisubizo natanga. Umukristo wese mu gihe gisa n'iki niye guhurwaho Satani, ahubwo afata umwanya wo gusenga. Ikindi kandi niba koko ikintu wapfanaga n'Imana ari uko ari Imana yawe, ari urukundi gukunda, ari umurengezi w'ubugingo bwawe, uzi neza ko ari umuremyi wawe, ntago mu gihe cy'akaga n'amakuba, mu gihe cy'uko insengero zifunze, wakabaye ariyo mpamvu ufashe yo kurekurana n'Imana, ahubwo byakabaye impamvu ituma ukundana n'Imana, ukavuga ngo nubwo bimeze bityo uracyari umwami wanjye. Amen. Amen. Ndanyuzwe. Kandi abadukurikiye bari za Kayonza, nko mu karere ka Kayonza harimo urusengero rumwe rwa ADEPR rufunguye aho bita Kabarondo. Wajya muri Gatsibo ugasanga nuko,
za Huye n'ahandi henshi hatandukanye. Turabwira abo badukurikiye bafite insengero zifunze ntibakora amasuku, ariko nanone basukure mu mutima. Mu mutima rero ejo bundi nibwo nari ndi kuganira na wa musore witwa Karabo K'Imana, avuga yuko we ngo asigaye acungana n'abantu ngo bakora ibyaha, ngo cyane cyane ngo abafite amazina yazamutse muri ibi bintu by'ivugabutumwa cyangwa iyobokamana. Hanyuma rero ngo iyo amaze kubimenya ngo arabajyana akabashyira kuri YouTube ngo bari gukora amasuku, ngo burya ngo bari kubakorera isuku bakabashyira ahabona kugira ngo abantu babimenye. None rero nagira ngo mbabwire ngo wowe isuku yikorere batarayigukorera, kuko reka nkubwire Satani uzamuhishira ariko we ntazaguhishira. Nkugiriye inama wakora isuku y'ubugingo bwawe, Satani ntakubeshye, uzamuhishira ariko azakwanika mana we, azagushyira ku karubanda isi yose ikubona. Reka nkubwire ukora icyaha uri kumwe n'umuntu umwe kikazagaragarira isi yose, abantu ibihumbi bakakibona. Rero byaba byiza ukirwanaho. Kandi nagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, hahirwa abamuhungiraho rero, kandi iyo umugezeho ntabwo mwara. Imana idufane umugisha. Amasuku ni ingenzi, ariko ayo mu mutima akaba ingenzi kurushaho. Amen. Urimo utanga imfashanyigisho ku bakristo bafite insengero zifunze, uvuze ku masomo ku bijyanye na Pawulo. Yego. Ariko bari mu bihe by'ububyutse. Ku buryo Bibiliya nasomye ijambo rivuga yuko imiswari ya Pawulo, igicucucucu cya Petero, amakote y'abo bakozi b'Imana bo hambere, ngo iyo ngo wabakoragaho ngo wakiraga indwara cyane. Iyo yagushyiragaho umuswara n'ibyunzwe wakiraga uburwara by'ibikatu. Kandi iyo bumvaga ngo Petero avuye ibyumba igicumbi ageze Karuruma, aba barwayi bose bafite indwara zananiranye babashyiraga ku muhanda nibura kugira ngo igicucucucu cyabo kibagereho. Kubera iki iyo mirimo yakorwaga kera muri iyi minsi itagikorwa? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, Ananiya na Safira babeshye Petero ku bw'isambu. Noneho ubutaka burasema burabamira, ariko ayo mafaranga bagurishije isambu ese barayabahambanye cyangwa Petero yaratwaye? Niba yaratwaye se kubera iki yatwaye amafaranga ari kumuvuga? Murakoze cyane. Reka mbanze nsubize icya mbere. Ugaragaje ko Petero n'aba Pawulo bari bafite imbaraga zo gukiza abarwayi naho batageraga ku murwayi. Reka mbavuge mu buryo bubiri. Pawulo akenshi impamvu yakundaga kubwira abantu ngo bizere batwara umuswara nuko yari yaragize ikibazo cy'ijisho ubwo yajyaga i Damasiko agiye kurwanya ubwoko bw'Imana, ari naho yafatiwe. Ngo yikubise hasi akora impanuka nyine, ariko biturutse n'umucyo wari umutunguye. Hanyuma ijisho rye rirangirika rikajya rihora ririra. Iryo jisho rero yahoraga rihanaguza imiswara. Iyo rero wamugeraga hari kubaha amahema, yarakubwiraga ati hari umuntu nemereye ihema. Aho harimo ibintu bibiri bikomeye. Cya mbere harimo kuvuga ukuri, kwanga kwica isezerano. Nuvuga ngo yaravuga ati ihema ry'abandi nafashe avance, ntabwo nshaka ko bari buze kurijyana ngo baribure, ariko nawe waje kundeba ufite umurwayi, ndagira ngo nkubwire ngo kwizera kwawe niko kuri bukiza umurwayi wawe. Agahita amubwira ati watwara agaswara. Harimo ibintu bibiri bikomeye. Cya mbere uyu muntu yagiraga kwizera agatwara agaswara. Icya kabiri Pawulo nawe babaga bamufitiye icyizere ko ari mu mwuka wera w'Imana. Ubu rero muri iki gihe cya none niyo tuhibereye biranga, niyo uhibereye usibye naho imiswara niyo uhari biranga. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo abakozi b'Imana ba none bafite urugendo rukomeye. Cya kabiri abantu muri iyi minsi batanga iyo miswara ariko bafite izindi mbaraga bahaye. Niyo mpamvu iki gihe byivanze, irondo ryivanze n'ibisambo byarabaye ibibazo. Ntabwo byoroshye, birasaba kugira ngo umuntu wese agire ubwenge. Umuswara wa Pawulo, hari abakozi b'Imana bakagombye kuba uyu munsi wa none bari gukoresha ibyo bitambaro. Ariko si ikibazo, umuntu umwe aravuga ati se ndamenya n'iz'Imana, n'iza Nigeria, n'iza hehe. Ibyo bintu bicanze abantu cyane, kandi kubera ko bimaze kuba ibintu bikomeye cyane byamaze kwivanga ukuntu,
byahindutse ikibazo gikomeye. Ndagira ngo mbanze mbabwire yuko Uwiteka ari we ariko naza gutanga ibyirondo mukagira ngo ni ibiriho. Oya, ni urugero natangaga ko hari ukuntu ibintu byivanga nyine ukayoberwa uko bivangura. Sibyo, Imana iduhana umugisha. Ngo numva hari birumvikanye. Igikomeye kuri icyo kintu cyitwa imiswara, Petero we ngo cyari igicucucucu, kandi impamvu cyari igicucucucu zari imbaraga zimurimo. Ubu se ziri hehe? Ubu imbaraga zihari none, niyo Imana igukoresheje igitangaza kimwe, uhita ugenda ubwira abantu ko ari wowe bikora, bikarangira na Imana ikuyemo inkunga zayo. Ubutaha wabwira abantu kuri bikora bikanga, bigahita byanga, ugasigara uri aho ngaho nyine, abantu bagasigara ku mwite ku ruhu, ariko inka yarariwe kera. Kuko Imana ishaka ko abantu bavuga kugira neza kwayo, abantu bakavuga imbaraga zayo. Aho rero ni naho hantu habaye ikibazo gikomeye. Abantu bahuye n'urugamba kubera ko abo bakozi b'Imana ba mbere bari abantu bizewe, bari barahawe umwuka wera, bafite ibimenyetso bibaranga. Urumva Pawulo yari afite ubunyangamugayo bw'uburyo bubiri. Icya mbere, yaremeraga akaboha amahema kandi ari umuntu ukora ibitangaza. Akavuga ati njyewe nzaboha amahema aho kugira ngo nzasuzuguze Imana. Icya kabiri, bari bamuzi umwuka w'Imana ukorana nawe, harimo umwuka wihanisha ibyaha, hariho umwuka uzura abapfuye, hariho umwuka wo guhugura. Yahuguye amatorero atandukanye, yahuguye abantu bo muri Atenayi, yahuguye ahantu henshi. Yari afite umwuka wo guhugura. Naho muri iyi minsi ya none bararebaga bati se uyu nguyu uko ejo bundi areba wanteranyije, ubu ngubu uwo mwuka bakaba barawutinye nyine, bagatangira kwibaza se bundi we bimeze bite, ko ejo bundi se areba wanteranyije, ejo bundi se ko areba watumye nangana na fiance wanjye, ejo bundi se ko yabigenje gutya. Hari n'abantu ngo basigaye babwira ibyo bahanura, umuntu akaza akaguhanurira akakubwira ati iravuze ngo urapfa nudakora gutya. Ibyo bintu bikaba ikibazo. Rero nagira ngo dushyire mu mucyo abo bagabo wibagereranya n'ibya none. Icyakora uzatera intambwe mu kirenge cya Kristo azahagarara mu mwanya wabo anakora imirimo n'ibitangaza. Kuko kugeza uyu munsi, kuva mu gihe cya Yohana Umubatiza kugeza n'uyu munsi, ubwami bw'Imana buratwaranira kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Niwemera gushinga ikirenge mu cya Kristo, uzahagarara ukora ibyo Kristo yagombaga gukora ari inaha, kuko ubwo butware yarabudusigiye, kandi yaravuze ngo ndi kumwe namwe uhereye none kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Hanyuma ku kantu kuri ba Pawulo rero, ntago wabishobora utiyambuye inarijye. Ninjye ubikora, njyewe mfite ubushobozi. Ibyo bintu utarabyiyambura ntago bizakunda. Aho rero bya none ntago byakorwa, habayemo ako kantu. Ikindi kandi nakubwiye ngo abantu nyine hajemo urwikekwe ruturutse kuki? Kuri ibyo byose twagiye tuvuga byagiye biranga abakozi b'Imana, nawe ugingo n'ubu ngubu birimo bitugeza no muri aka kaga gakomeye turimo tugenda turwana n'ibyo byose. Aho naho bazima wakagombye kureberaho cyangwa ukabegera kubera icyasha. Byabaye wa mukobwa wabaye umwe agatukisha bose. Umukobwa yabaye umwe atukisha bose abakozi b'Imana n'abayesikoro. Bivuze ngo uri umupasiteri, abantu bahita batangira kuryana inzara. Mana data wa twese, byabaye ibibazo bikomeye. Ariko ejo bundi nabwiye abantu ngo n'ubundi nimushake ahubwo mugendere kuri ibi bintu bibiri, mugenzurire ku mbuto. Cyo ni icya mbere. Cya kabiri, mubamenyere ku mbuto. Cya kabiri, mumenye yuko mutazareka gusaba amasakaramentu. Uzabatizwa cyangwa ubatirishe, uzasezerana cyangwa usezeranishe, uzakenera amasakaramentu avuye ku bakozi b'Imana byanga bikunda. Uko ubushobozi waba ufite bwose, niyo waba uri umuherwe tukwemera, ntabwo wajya muri pisine ngo wibatize izina rifate. Uzakenera pasiteri wabisigiwe akabihererwa ubwo bubasha. Icyo kintu rero abantu bakwiye kukimenya, bakareka gukomeza gutera abakozi b'Imana amabuye, ahubwo bakamenya ko hakiri 7 bitarapfukamira Bayali. Muri ibyo 7 rero turacyari ngo tuvuge Yesu neza, tunabwira abantu yuko gukorera Imana bigishoboka, no kubwira abantu kuri kubajyana mu ijuru bigishoboka, nubwo habayemo ibibazo bikomeye. Hanyuma icya kabiri wambajije, wavuze ngo Ananiya na Safira ngo babeshye Petero nawe arababwira ngo mwabeshye, sinjye mwabeshye, ahubwo mwabeshye umwuka w'Imana. Cya mbere ntago baziye rimwe. Haje Ananiya ngo abeshye yitura hasi arapfa. Safira nawe araza ngo bari bagabanyije ibiguzi. Ntago twagize Bibiliya ntago yigeze igaragaza aho babihishe. Agigaragaza aho babihishe. Icya kabiri, ayo bazanye wari umugabane wajyaga mu muntu umwe kuko basangiraga ibyabo. None se ubwo n'ubundi wari kugurisha inzu akayigurisha, yamara kuyigurisha yayizana agapfa, yari kuvuga yuko yabyibye.
kuba rero aba bantu barabeshye umwuka bagapfa, cyo tutabonye ahubwo ntabwo tuzi igice cyasigaye aho bagishyize, ariko icyo bari batanze ntabwo Petero ntabwo yabijyanye, kuko ntabwo bari bayazaniye Petero, wari umugabane bashyira hamwe bose bagasangira, kuko basangiraga ibyabo. Ubwo rero niba barabizanye kubera ibyaha byabo bagapfa, ni kimwe n'uko n'undi yari kubizana yagera hirya agakubitwa n'impanuka agapfa. Njye numva icyaha kitari icya Petero, icyaha kiri kuri nyiracyo n'ubundi. Sinzi niba unyuzwe. Ndanyuzwe, haleluya, ndanyuzwe. Ya Imana ishimwe. Nuko bari abantu barabeshye ariko bahagarariye abandi banyabinyoma, abantu banyabinyoma. None ntabwo umuntu abeshya ngo apfa, ariko ubundi nkunda kubwira abantu ko hari impfu ebyiri. Hari urupfu rwo gupfa ugasinzira nk'uko gahera, hari no gupfa uhagaze. Ariko uzikubona, uziko hari abantu badakijijwe ariko batabeshya, badakijijwe batabeshya, ariko ibaze kugira ngo umuntu abe avuga ngo arasenga nabeshya, ubeshya ugira ibinyoma, ufite umwuka wo kubeshya gusa, birababaje. Ariko aba Ananiya na Safira, nujya ubona abantu babeshya bakora umurimo, ujye uhita uvuga ati umwuka wa Ananiya na Safira wabafashe, mu basengere batarambuka, batikubita hasi nabo tukababura, kuko turacyakeneye kubana n'abantu b'Imana, turacyakeneye gukomeza kubana n'abantu muri sosiyete, turacyakeneye ko abantu b'Imana bakomeza urugendo kandi bafite ubuzima buzima. Imana iduhane umugisha. Sinzi niba rero unyuzwe. Ndanyuzwe 5 kuri 5, kandi nawe Imana iguhe umugisha. Amen. Ariko hari akandi kari ku mutima wanjye, uri mu bashumba nemera. Kubera iki nkwemera Imana ikurimo? Kuko nkurikije imyaka tumaranye hano mu mujyi wa Kigali, uri mu bake mu bashumba bavugisha ukuri kandi bakoresheje ibyanditswe. Ikibazo mfite ni iki ngiki. Iyo urebye mu matorero hirya no hino, tutavuze ngo itorero runaka, ngo itorero runaka, ngo itorero runaka, usanga abakristo bafite ibikomere. N'abari bicara mu kibaya hari hasi batagira inshingano, ukazamuka mu makorari, ukazamuka mu badiyakoni, ubu hajemo n'ikindi cyitwa nshingabikorwa, ukazamuka mu barimu n'abapasiteri n'abashumba. None muri iki ugasanga bagendana ibikomere, nubwo tubabona baza gutana mu rusengero, ariko banze Imana. Abana babo banze Imana, bajya mu yandi madini. Ejo bundi inzu muri journal umwe twakubitanye n'umwana we yambaye amaherena. Aho ni mu myemerere y'idini y'iwanyu. Yego. None ariko iryo dini ntabwo nigeze ndivuga. Idini ritambara amaherena nyine. Iryo dini ritambara amaherena. Ese ko abantu basengana ibikomere, ibi bikomere bizarangira gute? Hariho ibintu bibiri ndi buvuge aho ngaho. Abantu ndi babanze bemere ko Yesu yatashye mu mitima yabo. Niba Yesu yaratashye mu mitima yabo, ndi bubaze kubaho umuti. Muti ndi bubahe ni ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umugombozi ari we n'inzoka ntashobore kwigombora, ubugombozi bwe ntacyo bwaba bumaze. Abakristo ni babanze bige kwiyomora ubwabo. Icya kabiri, abashumba nabo basubire ku isoko kugira ngo Imana yongere kubavomerera, bigire kuri databuja ari we Yesu, ari we mutahiza, ari we wadusigiye umurimo. Bibiliya iravuga ngo iminsi yose yirirwaga mu rusengero, bwakwira akajya ku musozi ngo kugira ngo abantu ejo babashe kumwumva. Ku musozi rero ubu ni ukuzenguruka urugo rwawe, ku musozi ni mu cyumba iwawe, kuko muri iki gihe imisozi ntago yemewe, ariko aho kwihererana n'Imana. Ndabyibuka muri Matayo haravuga ngo wehoho nugira umwanya wo kwihererana n'Imana ngo ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge, ngo hanyuma ngo iso ureba ibyiherereye, ngo nakubona azamenya ko uri kumwe nawe akugirire neza. Ijambo ry'Imana rero ni iryo cya mbere. Inama koko zifite ibikomere, ariko nubwo zifite ibikomere Yesu ahari nk'ubomora. Nibatumbire Yesu niwe banze byo kwizera. Cya kabiri navuze ngo niba barakiriye Yesu ari bubomore, ariko kandi niba nabo bemera ko ari abagombozi. Kuba ari abagombozi ni iki? Nuko bakiye agakiza. Agakiza ubwako ni umuti womora ibikomere. Yesu ni umuti, Yesu ni icyomoro, Yesu ni karuhura. Niba mwikomezeho Yesu, nibikomeze kuri Yesu, ababera icyomoro, ababohore, abakiza ingoyi. Hanyuma abashumba nabo nk'abashumba bazamurika izo bashumbye, ngo biraba ngo mubaragire nk'abazababazwa, cyangwa mu bashumbe nk'abazababazwa.
nagira ngo mbanze nibutse abashumba nanjye ubwanjye ndimo nta nubwo twivuze ntabwo twabwiye abantu ngiye nitwa Pasiteri Moise irindi ni Sindayigaye. Umenye yuko hari igihe kizagera abantu bose washumbye bakakunyura mu maso, Imana ikabakubaza, izakabakubaza, ikubaza umumaro wabagiriye, kubaze uruhare wagize mu gukizwa kwabo. Ariko hari n'abizabaza uruhare bagize mu kugwa kwabo, hari n'abizabaza uruhare bagize mu gusubira inyuma kwabo bakristo, mu kwanga umurimo w'Imana, mu kwanga ibyo kurya by'ubugingo. Kuko hari igihe umuntu aba akuri imbere bitewe n'uko yakugenje bikagutera kwivumbura no kwigumura. Ariko nongere mbwira abantu ngo nibareke kwigumura no kwanga Yesu. Yesu aracyari wa wundi, ahubwo abantu bakunda Imana. Icyo akora icyo nicyo gisubizo natanga, nuko abakristo ubwabo bishakamo imbaraga bakomoka ibyo bikomere. Ikindi kandi bakibuka yuko turi mu minsi ya nyuma. Minsi ya nyuma Bibiliya iravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo rwa benshi ruzakonja. None niba urukundo rwakonje urashaka yuko rushyuhira umushumba? Umushumba nawe rega ni umuntu atuye inaha. Icyo akora wenda yahawe inshingano itakamwemereye kumera nk'abandi, ariko afite agace kamwemerera ko hari aho yagira intege nke. Kubw'iyo mpamvu rero bigusaba nawe ko udahora ari utumbiriye, kandi Yesu yaravuze ngo mutumbira Yesu kuko ari ibanze ryo kwizera. Nutumbira Yesu uzakira ibikomere, kuko Yesu azagusura komore, ari mu nzozi azakomora, ari mu buryo bw'umwuka azakomora, cyangwa gutumeho n'abakozi biwe bazima batari bapfa bakomore, kabone n'ubwo waba warahuye n'abagukomeretse. Ahari sinzi nacyo niba kikunyuze. Ndanyuzwe. Yego. Twagera ku musozo, ndabyibuka uhabwa inshingano. Yego. Ya Gishumba. Hari amahanga, abo mu Rwanda no ku yindi migabane. Twebwe aho twari twicaye twambaye neza, twari tunezerewe mu mutima nk'aho ari twebwe twazihawe. Ikibazo mfite ni iki: ririya sezerano rya Gishumba wari urimaranye imyaka ingahe? Impamvu mbikubajije ni ukugira ngo muri iki gihe kigaragara nk'amapfa, abafite amasezerano y'Imana atari ibihuri, yuko wenda Imana ishobora kuyasohoza. Ririya sezerano rya Gishumba narihawe 1996, hanyuma risohora 2023. Ubwo abazi kubara imyaka bakuremo baraza gusanga ari imyaka hafi numva imyaka 27. Rero iyo myaka niyo nari maranye isezerano. Imana yabimbwiye ubwo twari turi mu rusengero iwacu kuri paruwasi mvuka mu burengerazuba. Haje umukozi w'Imana, baramuzi ndanamuvuga kuko ntacyo bitwaye, yitwa bamuzi ku izina rya Mbirizi Dodos, akunda kuvuga ngo Koporotika Dudu na Telegram. Uwo muntu yajyaga akina muri Etenseri ngo ariko akinishwa umupira n'abadayimoni biwabo, ngo yari afite abadayimoni bakuriye abandi biwabo bitwaga Muganda, Mukesha na Mucunduzi. Azi iwacu rero, iwacu kuri paruwasi y'iwacu, yari aturutse Nyakabwende Icyangugu. Aduha ubuhamya bw'imirimo y'Imana, uko Imana ikura abantu mu kuzimu ikabakora mu mbaraga z'abadayimoni. Tuboneraho no kubwira ababipinga yuko bibaho. Niba utarabimenya uzegera ababinyuzemo, kandi uzasanga bahumeka umwuka nk'uwawe. Umenye rero yuko ukwiye kwitwararika. Ibyo bintu bibaho kandi icyakora Yesu arabohora, nta na kimwe atabohora. Aho naho Yesu arahagera akabohora. Hanyuma uwo mugabo rero azavuga imirimo y'Imana, aravuga ngo icyo gihe twari dufite inyubako y'urusengero, aravuga ngo umuntu wese yitanga amaramaje kandi atanga ikintu gikomeye kugira ngo Imana imuhe umugisha. Numvaga rero maramaje kandi nashakaga ko Yesu angirira neza. Ntanga ubushobozi nari mfite, ntanga n'isaha itimbaguza bitaga kibarabaswa, aba ariyo ntanga. Nicyo kintu yenda abantu banyibukira icyo gihe, n'abiwacu bazabibona. Nuko icyo gihe rero ampa amasezerano cyangwa se ampanurira amasezerano 6. Mu masezerano 6 yampanuriye harimo iry'uko nzaba umukozi w'Imana, nzavugira Imana hafi na kure. Harimo isezerano ry'uko nzava iwacu iyo ngiyo mu burengerazuba ngatura i Kigali. Harimo isezerano ry'uko nziga. Harimo amasezerano menshi n'ayandi atandukanye Imana yasohoje. Ndagira ngo mbatangarize ko
kubwo uwo murimo nakoze n'ubu tuvugana ibintu mpagazemo mpamya nashidikanya ko bikomoka kuri uwo murimo. Rero abantu bakunda no gupinga umwanya wo gutanga mu murimo w'Imana. Umuntu wese wakoze abivanye ku mutima agakorera Imana, ndagira ngo mbanze mbabwire ko adashobora guhomberwa, ntashobora guhomberwa. Aho rero niho nakuye iryo sezerano. Ndumva nashaka kugira ngo nsobanure aho nakuye isezerano. Mwari mwishimye ariko nanjye nari nishimye kuko rero sezerano nyine nari ndimaranye igihe kinini, kandi rijya gusohora Imana yarambwiye ngo nzaguha igihamya cy'uko ari ngewe urishohoje ku itariki yanjye n'ukwezi. Wenda ngisubiza utanakimbajije, kubera ko abantu benshi bakunda kugira amatsiko y'akari inyuma. Imana yari yarabimbwiyeho, ntabwo nari nzi ikizakora, ariko kuko urumva ntabwo ari ngewe wari kwiporopoza itariki n'umunsi byo gusengerwa. Baporopoje itariki n'umunsi n'ukwezi byo gusengerwa, byahuye n'ukwezi n'itariki n'ubundi nasezeraniyeho. Bihita rero Imana irambwira ngo iki kimenyetso nagombaga kuguha cy'uko ari ngewe wabiteguye, ari umuteguro wanjye. Nta ruhare nabigizemo na rutoya, nta na zero n'igice kimwe. Ngewe gusa nakiye itariki numva ntacyo intwaye, na cyane ko numvaga ko ari umugambi w'Imana uri gusohora. Rero isezerano riratinda ariko rigasohora. Mboneraho kubwira abantu bacumujwe n'amasezerano, mwongere mukomere. Amasezerano atinze iyo asohoye asohora nta kibazo ufite, kuko ubuzi neza ko Imana yashoje kandi akanagutera gukomera, kuko uhita umenya yuko nandi atarasohora azasohora. Murakoze. Amen. Twegera ku musozo, turabwira abakunzi ba channel ya Evangeliste Bigirimana TV baherereye ku migabane y'isi itandukanye n'abari hano mu gihugu cyacu. Yego. Tuzi neza ko dukurikirwa n'abakomeye. Yego. Ndetse n'aboroheje. Kuko ijambo ry'Imana ntaho ritagera. Rirakomanga. Bibuke gukora subscribe, bakwiye share na comment. Share na comment. No kuri channel ya Mos TV. Ariko utararenga aho ngaho uvuze ijambo rikomeye numva tutarigibagirwa. Ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha. Bibiliya yo iravuga ngo rifite n'inkota ityaye amugi yombi, ngo rirahinguranya, ngo ritandukanye igufa n'umusokoro. Haleluya. Amen. Ijambo wumvishe nonaha ryinjire rihinguranye mu izina rya Yesu. Rigira ibintu rihindura mu buzima bwawe. Rikubite hasi kurwanya Imana muri wowe. Rikubite hasi impaka n'ikintu cyose kitava ku Mana. Rirwanye ibintu wiyaturaho, ugira ibintu utesha agaciro by'abadayimoni, ugira ibintu wirukana ku buzima bwawe. Egamira ijambo ry'Imana uvuge ngo sinzapfa nzarama. Egamira ijambo ry'Imana wihanurire. Haleluya. Ijambo ry'Imana rigira ububasha. Ndafashijwe. Amen. Amen. Imana rigira ububasha. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko mwibuke no gutera inkunga, kuko ni inkunga. Gukora subscribe kuri channel ya Mos TV, mukoresha ndetse na comment, kugira ngo tumenye abadukurikiye mu izina rya Yesu. Yego. Turagusanga dusengere. Murakoze cyane nk'uko wabivugaga. Abenshi bazi ko iyo tubivuga, reka aka kantu ngasorezeho. Iyo dusabye ngo kora subscribe, ukoreshe na comment na like, abantu benshi bahita bavuga ngo ntabwo tubikora, ngo baba bishakira views. Ariko nagira ngo mbanze nkubwire ngo turamutse dushaka views, hari inkuru twafata views zikaza vuba. Ariko twahisemo gufata inkuru zingana n'umuhamagaro twahamagawe, kugira ngo tutava mu byizerwa tugatembanwa tukabivamo, cyangwa tukegamira ibindi n'urundi rufatiro tutakwiriye guhagararamo. Niyo mpamvu rero tugusaba ngo dufashe tutange n'ubwo butumwa bwiza, na cyane ko tuba tutatwitse. Ntabwo dutwika niduteganya no gutwika. Tuzavuga Yesu neza kugira ngo ijuru rihabwe icyubahiro. Hanyuma nawe nekereza yuko rero ntabwo turi bukubwire nk'aba bandi ngo nubikora urahabwa umugisha, cyangwa bikunda abakora neza bahabwa umugisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nubikora neza ubikunze, ugakora subscribe, ugasharinga abandi, nabo bakumva ijambo ry'Imana bagakomera. Hari uzabwira yaragiye kwigirira nabi, uwo munsi Imana iwumurenze kubera ko wabikoze. Nubikora gutyo, Bibiliya iravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana imigisha y'Imana. Imana iduhana umugisha. Reka ngusengere we wumva ikiganiro, kandi uhere ko none uyu munsi hari ibintu bibohoka ku buzima bwawe. Niba utarukijijwe yobera Yesu ataye muri wowe, kandi niba warukijijwe bigutere gukomera, kuko isezerano ry'Imana ntabwo rimarwa n'imyaka.
Imana iduhane umugisha. Mwami wacu Yesu Kristo, reka tugushimire tuguhimbaze, dushimire izina ryawe ryera. Izina ryawe ni umunara muremure abakiranutsi bawungiramo bagakira. Dusengeye abari hafi n'abari kure, bari ku migabane itandukanye, umugabane wa Afurika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi ndetse na Amerika, umugabane wa Australia, abo bose bari muri Oceani, bose bagirirwe neza nawe. Turabasengeye abumva iki kiganiro, abo kizageraho kizagire impinduka muri bo, ubugingo bwabo buzabohoke, bazongere bubakike, bazagwiza imbaraga z'umutima, uzajya ubaha gukomera, wongere ububakemo ibihamya, bagwize imbaraga, bakurwe ku maso. Kandi guhera none ndasenze ngo umwuka wewe wera amanukire ku bantu bawe, abakunzi bawe Kristo, kugira ngo ubakore ku maso, babashe gusobanukirwa, babashe gutandukanya ibyera n'ibitera, bamenye ibyo ubashakamo n'ibyo utabashakamo. Turabasengeye rero kugira ngo biteho, kandi umwuka w'Imana akomeze kubaka impande zose. Urakoze, nawe ijambo ryawe nirigira ububasha, rikemure Mwami ibyo rikwiye gukemura, ribohora ibyo rikwiye kubohora, byubaka aho rikwiye kubaka, abari barasenyutse bongere bubakike, wongere ureme bundi bushya ubuzima bw'abera bawe, abantu bagubwe neza bari imbere yawe. Ijambo ryawe riherekereshe imirimo n'ibitangaza ndetse n'ibimenyetso, kandi dusabiye Kristo igihugu cyacu ndetse n'itorero, komeze kutugirira neza. Kigeretse kuri byose, murimo w'Imana ugenze neza. Biragaragara ko twavuze ku by'isengero, turasenze kugira ngo wongere ushyiremo Mwami umurongo mwiza wo kugira ngo abantu bongere guhagarara mu mwanya wo gusenga no guhagarara mu materaniro nk'uko byari bisanzwe. Kandi Kristo, turasenze kugira ngo iryo jambo ryawe uryubahirize mu rwego rwo kugabanya umubare w'abarimbuka ukongera uw'abakizwa. Ikindi, turirukana uwo mudayimoni wagiye atera ibyo bintu byose, izo ntambara zose, ibyo bibazo byose, abagiye bayembayemba, n'abagiye bavunjisha, n'abagiye baguranura, n'abagiye bitwara nabi, abagiye bakora ibyo utabatumye, abahanuye uko utavuze, abo bose turabasengeye ngo bagarure ku rufatiro ruzima, ubahindura abana bawe, ubamurikishirize umucyo, uwajyaga akiranirwa umurinde gukiranirwa, uwagiraga nabi umwigishe kugira neza, abajyaga bahemuka n'abagambanira abandi, abo bose ubakize, ubabohore. Kandi utarukijwe umuhe gukizwa mu mutima mushya, ubugingo bwe bubohoke, mwuka w'Imana aganze ubugingo. Urakoze kumvishe gusenga, ngaho kiza ubugingo bw'abakumvishe, kandi umuntu wese uzumva iki kiganiro azabohoke. Tubisabye gutyo twizeye kubyumvisha byakiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane.